isilamu ari ibinyoma sorry gato kuvuga ko wanabyize wavuze ngo njya kuba umukristo nuko wari wabonye ko abasilamu bigisha ibinyoma cyane ko wanavuze ko wize nyine wanabaye umusilamu wize idini. ntabwo nigeze mvuga yuko nabonye ko isilamu ari idini y'ikinyoma kubera ko nayizeraga ari ukuri nyine mbese ikinyoma ubasha kukimenya gute nuko hari umuco waba wabonye niba if that makes sense ubasha gutandukanya ikinyoma n'ukuri kubera ko uba wamenye ukuri so ndi muri isilamu ntabwo nigeze menya ukuri ahubwo nizera yuko Kristo ari we nyine wampumuye amaso ko niwe mucyo nyine nkabona ko isilamu noneho hari ikinyoma ibyo navuga ko ibyo nabibonye nyuma yaho noneho ntabwo ari kuvuga ati nabibonye nkiri mu isilamu ariko wowe wemera ko isilamu ari ukuri ari idini y'ukuri ntabwo ndi kukumva neza connection yawe ishobora kuba iri hasi cyane muvandimwe wundi wazamutse amakuru yawe anjye ni meza nshima Imana uri mu gikari hari icyo washaka kudutangariza ikibazo icyifuzo cyangwa iki abazaga wenda niba wayobotse Bible nanjye ukaba wanyigishaho gake Bible ko hari ibibazo njyanira ko kenshi nyine ndaho Quran ufitemo ahantu ugenda ufite amakosa nyine itsikamira abantu bamwe yica abandi ibintu nk'ibyo ese kuri iyo Bible yo ntabwo Bible ni mizi nirebye Bible yose abantu benshi bavuga ko byose atari amagambo y'Imana niko bimeze ntabwo ari amagambo y'Imana Bible ni ijambo ry'Imana ariko ntabwo ari Imana yonyine ivuga muri Bibiliya that's right Bible ni ijambo ry'Imana ariko si Imana ivuga muri Bibiliya aho ngaho ariko mba harimo ikihe kibazo urumva kuba abandi bavuga ari byo bituma itaba ijambo ry'Imana niba igitabo ari icy'Imana kivuga ijambo ry'Imana hakaba haje n'undi muntu wanditse kuvuga ngo niba Imana hari undi muntu bayisangiye iyo uri gukora research iyo ari yo yose hanyuma ugakora wenda literature review ugashyiramo quotes z'abandi bantu ugashyiramo ibitekerezo byabo maze ubundi ugakora mbese nk'uko wavuga ikintu umugenzi wanjye yavuze kuri sujet ndayumva gutya ndayemeranya nayo aho ngaho ibyo bihinduye ko icyo gitabo atari icyawe nubwo warifaringa ku byo abandi bavuze ntabwo warifarinze ku byo abandi bavuze ni ukuvuga ko Imana yayifarinze cyangwa abo bandi nibo barifarinze impamvu ndi kukubwira gutya ndi kubanza nkwereke ko view na interpretation yawe yaba irimo ikibazo byo nyine natwe ubwacu abantu bandika ibitabo cyangwa se ushobora gukora research runaka kurifaringa ku by'abandi cyangwa se kwiriferera ku by'abandi nyine wenda in case nyine ari iyo same view ntabwo ibyo bituma yuko nyine icyo bicyambura credit yuko ari icyawe uramutse wanditse ku gitabo nkakigenderaho nkacyandika ngashyiramo amagambo yanjye nanjye ubundi agashyiramo ayo icyo gitabo kiracyari icyawe nyine aho niho turi kumva point
point muri academic iyo wacknowledginze ibyo undi muntu yanditse babyita gutanga credit sibyo ni credit nyine umuhaye ntabwo uba uri kwirinda biriya bakora byo kuvuga plagiarism sibyo if that makes sense ndi kubishyira ku rwego ubasha kubyumva rutoya n'abandi bose babyumva ariko iyo tuvuze ko ari ijambo ry'Imana ubundi babivuze uti biba bishatse kuvuga the inspiration kuvuga inspiration no kuvuga ati ishishurirwa ry'aya magambo ko Bibiliya I believe in 2 Timothy 3:16 avuga ko all scriptures are God breathed no kuvuga byose byanditswe byose byahumetswe n'Imana so navuga iyo bivuze ko byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro mu gukosora kwigisha gukosora gucyaha ibintu nk'ibyo byose kugira ngo nyine the righteous one agira imirimo akindi gushaka kubivuga uko biri keretse mbikotinze kuko icyo bishatse kuvuga the point ningi iyo bavuze ngo byahumetswe n'Imana ni the inspiration behind it yuko atari umuntu like the originator nyine w'ibi byose cyangwa se the author ari abanditsi gusa ahubwo nuko babaga barongojwe na Mwuka Wera ukuvuga ngo birashoboka ko n'undi muntu nawe yekamo kongera akandika andi magambo okay niba ariyo standard dushaka kubivugamo are you sure yuko Qur'ani ari ijambo nyine ibyavuzwemo byose ari ibya Allah gusa ari Allah uvugaga gusa yes I'm sure say that again so ndamutse nkweretse ahantu yuko atari Allah wavuze wenyine wabigenza gute kamubwira kandi kantu kanya ngo watse gato utari waharenga ni nkwereka handi bigaragaza yuko Allah atari wenyine wavuze cyangwa se hari byongewemo atari Allah wabivuze biragenda gute nuvuga gutyo ndakwereka nuko wavuze ko wize dini wize Quran ariko ni nako abandi nabo bayize niba umuntu akora ikintu kubw'inyungu ze cyangwa se agendeye ku bitekerezo bye umuntu yagenda agafata Quran uko imeze yarize icyarabu yabikora ubu bisi byateye imbere yagenda agaprintinga agashyira ku mbuga agashyiraho hose agakora amapplication gashoboka ariko Quran ugiye ufata hafi muri buri gihugu bose barasoma Quran imwe my friend so please mbere yo kugeza kuvuga ibintu nk'ibi ngibi I recommend you ko wajya ukora ntabwo navuga research kubera ko nyine hano ni ibintu buri muntu wese avuga on a level twese tubasha kumva ariko nanjye numvaga ari uko byakagombye kuba bimeze ushobora kuba hafidh ariko waba hafidh wiha Quran kubera yuko ibyo twizeraga yuko hariho Quran imwe gusa ku isi yose it was a lie actually I would recommend you wajya kubirebamo ibyo ndi kuvuga there is not one version of Quran and in fact iyo urebye nk'urugero hari different versions niyo bavuze hafs nyine iyi mushaf twebwe nka Sunni Islam cyangwa se nanjye nahoze ndi mu Sunni Islam twemera ntabwo bivuze ko ari yonyine hari ahubwo iyo ugiye ugasanga mu bindi bihugu by'ibyarabu hari izindi versions zisanga ariko nyine ntabwo ziba ziri ku masoko as in mbese ntabwo zigaragazwa cyane ariko usanga hari ahantu hari abantu runaka igihugu runaka imico runaka nyine kandi ari abantu majority muri icyo gihugu baba bafite indi misomero itandukanye wenda I can introduce you kuri versions ebyiri iyi Hafs hari n'iyo bita Warsh so Warsh kandi nayo niyo second popular after the Hafs and izi ngizi uko ari ebyiri gusa izi mushaf uko ari ebyiri zifashe harimo itandukanye harimo discrepancies 5,000 at least 5 biri like on the surface on the look of it so ntabwo ndi bujye kubinyuranamo nawe ariko I can hano sinzi niba nshobora gutaginga source muri chat and then you can just look at it maybe at your convenient time. Amazina yawe witwa nde by the way? Hussein. Sorry? Hussein. Okay. Yeah, hari umuntu uri kuvuga hari na Qalun yego izo zirahari iyo njyewe
mbese nasomye cyane warsh na nuza na hafs kubera ko iyo bavuga ko harimo discrepancies I had to look for myself. So izo ngizo niyo mpamvu hano mbonye umuntu waza kuri call akaba bifiteho idea niwe twabinyuranamo, because otherwise nyine ntago numva ko nyine byaba biri fair, cyane cyane nyine mfasha umuntu tukavuga ibintu ngo as in only one version of Quran ariyo hafs nyine niyo nyine hari, because I will have a field day ndi kuvugana nawe byitwa wash and n'izo ngizo zose. And by the way, kugira wumve ukuntu bimeze Hussein, iyo bavuze iriya warsh, okay, kugira ngo uhereze context iri behind. So uri kumva ku gihe cya mbere okay, after Muhammad urabizi uriya Zaid bin Thabit nyine was standardizing nyine, ntabwo ya standardizing Hafs version gusa, ahubwo no kuvuga ngo bashyizeho uwamwemployinze sinibuka izina ryiwe, ariko yashyizeho uyu nguyu Zaid bin Thabit ajya gucollectinga versions za Quran mu mijyi itandukanye, noneho hazaho izo Quran nyinshi over 30 kandi ziri totally different from one another, kandi bivuga yuko Quran it never changed, bavuga yuko nyine bamemorizaga ibyo bumvaga Rasul yasomye. And then bigera ku rwego biza kubaho like haza kubamo ikibazo kidasanzwe ku buryo wasangaga harufu cyangwa qiraa zaratandukanye kugeza ubwo Zaid bin Thabit yorderinze yuko Umar yorderinze yuko nyine zino Quran zindi nyine kubera ayo harufu atandukanye zitwikwa, hagasigara mushaf 5 arizo mbese zari canonical, akazitanga mu mijyi nka Basra na hariya hose. Noneho hanyuma yaho ngaho izo ngizo nazo bwazo kare 5 turi kuvuga mu myaka 1000 ishize, there is not one single copy iriho kugeza ubu ngubu nyine today wajya muri any museum ube wabasha kuyireba. So it's pretty a point of compromise cyane ku buryo abantu bakora archaeology n'ibintu nk'ibyo byose they are like this is unbelievable. Kubera iki you cannot tell me uburyo iyo turebye ibyanditswe by'abakristo like twebwe mu bakristo they have even the Dead Sea Scrolls, and guess what, how old are they? Like I would love to hear your thought, ariko nukuvuga ngo dufite n'ibyanditswe n'ibyaje mbere ya Kristo, zino iyo bavuze zino bino bitabo bya Tanakh nyine Old Testament n'iki byose, and they are predated nyine mbere ya Kristo, mbere yuko Kristo aza mu mubiri nyine hano before Christ. So kandi ati noneho abayisilamu how do they not have easy copies izi maze imyaka 1400? That's up to you to learn nyine icyo abamenyi babivugaho. And nyine the point noneho ikaba mbi kurushaho kubera yuko abantu nyine abayisilamu bandi cyane abantu bacu hano mu mutima wa Afurika twa tuzi ko habaho one version of Quran ariyo Hafs, ariko it's not true, very far from the truth. And the differences ni mbi cyane ku buryo ushobora kubona ahantu udashobora kumenya niba ari Allah uri kuvuga or the Nuza Rasul ari kuvuga. So it's pretty messed up. You read these 5,000 differences ziri muri Warsh na Hafs. Uva Hafs impamvu nagomba kumenya ko ari international version nyine yabaye standardized. It's ejo bundi hari abantu baba babizi 1965 if I'm not mistaken, nibwo Hafs yidusoma twese ku isi cyangwa se twumva ko iri more popular, nibwo yabaye standardized. So if you learn about that, come and talk about it maybe. There are many was a Bible. What about it? Akaraza mu mubiri ikongeraho akabazo. Ndumva uwumvika Imana. Ndumva icyo ngicyo atari ikintu ngiye kuganiraho nawe, because mba buri gihe right mbona ko okay niba bigushobokera mutinge kugira unyumve hari kuzamo nyiramo bandi. So kubaho kwa Kristo
dufite ibyanditswe bigaragaza yuko Yesu nyine he pre-existed way before nyine. So iyo tubonye Yesu uyu nguyu nyine yagize izina Yesu cyangwa se nyine yahawe iryo zina kubera ko nyine he's in his physical form, which nyine yahisemo kubaho hano ku isi kugira ngo acungure ubwoko bw'umuntu. And iyo abayisilamu nyine mufite the view of the fitra, ibintu nk'ibyo ngibyo yuko nyine umuntu nyine avuka ari mwiza ari pure, noneho eventually akagenda aba corrupt wapi, siyo view iri mu bukristo. And ibintu tugenda tubiganiraho kenshi, ushobora kureba videos zitandukanye ahantu nabigiye mbivugaho, ariko ndumva uyu munsi challenge nk'iyo ngiye kugusobanurira Yesu kuza kuba mu mubiri n'ibintu nk'ibyo, ndumva atari byo nshaka kuganiraho na uyu munsi. Today ndumva nshaka kuganira n'umusilamu muri honest, umusilamu muri honest azamuke like umuntu wumva afite doubts, because niba udashobora nyine kuri biriya tumaze kuganiraho by'uko gusa ufite like your scriptures, you don't know how they were preserved. And if I was to talk with you kubijyanye nabyo, I don't think you would stand. Ariko I don't want you also kugira iyo view mbi abasilamu batangira bavuga ati Hussein urabizi n'ibindi nakajije kazamutse, apana ari ntago nk'isinjije yuko nyine you cannot defend that view. Ntabwo nifuza ko tuvuga ibyanditswe cyane kubera ko Hussein ntabwo biri bugufasha. Hello Alpha. How are you doing, brother? I'm good, man. How are you? Doing great. So happy to be with you. So happy to be with you all, guys. Sorry? Hari ikintu byinshi uvugaho uvugaho gatoya. Not to challenge you, not to concentrate, just to make, clarification. If you can, they need. When we talk about like version Quran, I think we need to be honest here. I'm not defending any religions, but I'm the student of comparative religions. So I read all books. I read Quran the same as I read the Bible. So about the Quran, you say that the versions, this is not a debate. This is symposium. We just having conversations to kugira ngo twungurane ibitekerezo the way we see things. Mwavuga ku kintu kijyanye na versions. I have read it clearly. Ibyo mwari muri kuvuga like Harun and those are qira'ats. Those are qira'ats. We say like tuvuga ko ari versions. For example, if you say like Roman Catholic Bible, na a Protestant, the books are not the same, they are not equal. What do you mean the books are not the same? I mean the books are Buzingara, the numbers. I'm going to 66 and thank you. So okay, so ibyo wabona muri ibyo wabona Protestant nyine bafite 66 books, also wabisanga muri Bibiliya ntagatifu cyangwa se in the Orthodox nyine Bible. Okay, reka gusobanura icyo nashaka kuvuga aho ngaho. Nubwo wenda bisobanura. Kuvuga ko ibyo bitabo bitangana bivuze ngo hari ibyo rejecting abatemera. No, you are very wrong on that. Okay, let me tell you something. I told you are very wrong on that. Nshaka the interpretation here because that's a very wrong point. Okay, maybe you thought that I'm wrong. Okay. So do you know? Okay, no. You are not actually. No, I love people like you who are dishonest. You will get humbled. Dishonest? Yeah, you are being dishonest. They are rejecting that. If you studied what you said you studied, no. Ngida canonization ya Protestant because if you're trying to be smart, cyangwa ngira canonization ya y'ibitabo bya nibivuze Bibiliya ntagatifu, tell me the canonization behind it, or just give me like the basic stuffs. Nakubwiye tugitanye, this is not a debate, so that you can start. No, impamvu mvuze yuko you need to substantiate
ntabwo uri buvuge yuko nyine they reject some books. You have to give the claims of and stand on your business, bro. reka mubwire impamvu yatumye nzaruka first of all, I don't like guhangana cyangwa kuburana. So the reason why ndi kukubaza, no, listen, harya wavuze alpha, the reason why, no, nje iyo umuntu avuze ikintu sibyo, you have to stand on your word. Ntabwo uri buze uvuge yuko the books are faulty, and because nje nikubwira version, I will tell you the reason. I will also show you the differences ziri muri Qarun na warsh na hafs. Can I answer? Kumbwira ngo navuze ko rejected, ntabwo ari njye bivuze first of all. You asked it. No bivuze, brother. So sinzi niba nakumvisha nabi, ariko niwo bivuze, cyetse niba atari wowe uri kuri pano. Uko ndi kukubwira nuko kuba navuga ko rejected, that no species zitari 6 books, right? 39 mu musezerano rya kera, 22 mu New Testament, right? Kugisa atari 23 nibo babyemera. Why kibitari inside? Again, nyine nakubajije. No, alpha. Nakubajije wavuze ko they are rejecting them. Nanye nakubajije, so do you know the canonization? Is impamvu 66? Do you kabuze impamvu hari abongera mibini? Like, give me at least one book wazirimo hariya and tell me the reason why it's not mu bitabo nyine nkuko twari tubifite as in the Holy Bible. As in nka Okay, nyine ibyo ngibyo bitarimo twebwe dufite 36. Give me at least one reason nyine ituma nyine biba bitarimo. Because if you said they are rejecting, it's not true. ngira ngo ahubwo none akabaye mbaze ikibazo kugira ngo nsobanukirwe neza kibitarimo. Kuko ngiye cyo nakubwiye biragaragara ko bitarimo. So and then nyine nawe okay wari kubaza ariko you said they reject them, like reject is a bad word. Was it very bad? It's also a wrong position. Is it very wrong to me? Like even from the face of it, umuntu nkawe nje hano ugaragaza ko ufite ubumenyi. I didn't say I have knowledge. I'm a student. No. You said you know these things, or you said you know. I thought actually that's my bad. I thought you knew. Niyo mpamvu nakubaje canonization. I will not allow you kunyuraho because I learned the canonization through not actually this book. Okay. So I impamvu nyine ibyo bitabindi bitarimo. Okay, I will let you say your point washaka gutanga ariko I'm not, because you said you are not debating. I will ngendi bugusomere gusa the canonization, like ikintu cyose uri buvuge will be able to tell you. Maybe when ibindi biganiro nabyo bizabisobanura uvuga impamvu tutabyemera. Bro, ntabwo twavuze ko tutabyemera, by the way. No, ntabwo bivuze ko tutabyemera. I don't know, but you can find another word. So hari ikintu ubundi, okay, if you can meet a little bit kugira ntumva niramubanye, then I can give you the reason. So the canonization kugira yige, I can quote to you some few things hano. I don't remember where the chapter is though. Ariko nk'ikintu so ahangaha in the book of so ingi baita contemporary theology. So niho hantu usanga Catholic theology, socialist theology, conservative theology, charismatic theology, something like that. And then ushobora gusanga more where is this thing? So these modern theology n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So niho hantu ushobora kwigamo canonization. The big point nasanze kubonamo what abamenyi benshi bavuga, like iyo ukigejeje kwiga the canonization, hari ibitabo nyine biri marked by the Holy Spirit. If that, okay, to you it can't make sense, ariko nk'iyo barebye iyo tuvuze Bible, it has one unified story, ariko mbaye gakiza nyine you can trace it n'amateka you will find them in the Old Testament n'ibintu nk'ibyo ngibyo. The point nuko nyine iyo bariko throughout the canonization barebaga ibitabo biri marked like with the Holy Spirit, so you can find the trace of that unified story. Nk'impamvu wenda bakuyemo ibitabo bya Maccabees, it's very obvious, like you can be so much, I can't remember the page though, that's the thing. I will find it. So
it's the mark of the Holy Spirit kuri bino bitabo kugira babashe kumenya like the knowledge of that the unified story of the Bible. So nanjye nsomye igitabo cya Maccabees, I don't pick up anything that's very like spiritual, like that can help me, or cyangwa se nyine mbashe kuba nabijyana n'iyo unified story, if that makes sense. Ariko it's not like they reject them. Njye nanjye ubwo bishaka kubisoma ndayibisoma. Niba nshaka gusoma igitabo cya wisdom as they have in the Orthodox, I do that, and I have over the internet byose wabisoma. So it's not to reject them. If they reject them, byavuga ati okay, ni nka Gospel of Thomas, that one is rejected. Nibyo bita yuko nyine hari ibitabo as docetic heresies, bifite docetic heresies, hari ibitabo nyine biba biri ushobora gusanga ukabona yuko nyine ni forgery z'ibinyejana nyine bindi byabayeho nyine bitanditswe n'aba eyewitnesses bo ku gihe cya Kristo. So we don't believe in those. So ibyo nibyo bitwa yuko byabaye rejected. Ariko ibindi nk'abira bya Maccabees n'icyo whatever, we have them, and it's only the canonization yuko nyine itari muri 66 books. Yeah, should I ask a question? Yeah, when the we see a topic in the rinza, what do you mean by canonization? What do you understand first by canonization? So that if you then I would say you are close or not. Do you want to hear my viewpoint? Yeah. In the canonization, it's like an official act, people declaring someone as a saint. Catholic. I don't know. Okay, did you say a man or a person? I didn't say any person. I say act. So an act. So what is a canon? Canon in act. Oh. No, what is a canon? Like if it's a canon, CANON. What is a canon? What does it mean? I'm asking. We have a camera canon. Our pastors. Yeah, I'm saying just the like the actual word. In a simple word. No, it's simple to A. Icyo ndicyo ntabwo hano nyine bari kuvuga kamera nanjye niyo mpamvu ndi kubaza from the obvious perspective yumvisha canon ni canon. Canon ni nka principles, sibyo se ni nka mategeko. I think you can agree with me on that, sibyo? Yeah, it's even close. So nakuvuga ngo niba canon from that dupikinze iyo ngiyo yuko ari principles cyangwa se ari ihame, so nakuvuga noneho bari gukora ihame ry'ukuntu nyine ba framing or codification of this Bible, kubera yuko you have to know the Bible, like the sources. Nakuvuga hari mu gihe cy'icapiro babizi ko kera nyine nta capiro like nk'izi press twabaga dufite, so they know yuko hari imizingo myinshi itandukanye igiye ari ahantu hatandukanye, like hari ziri codified as Masoretic text, that is MT, hari ziri codified as Septuagint, LX, I think so. So navuga niba zino ino mizingo yose bari babizi yuko iri ahantu different, so it's then there is a need yuko iba codified in one manuscript ariyo Bible dufite. So niyo mpamvu Catholics or woko nyine uri kubivuga, they might have over a number of 66 nyine over, and then canonization okay, Protestant, if they come sit down, okay, then which books are marked? There is a trace of this story again in the unified story of redemption, because that's more important. Ntabwo kuvuga yuko ibibindi rejecting kuba babikipinze away. No, we have them, we refer to them, we can read them. Ariko nyine ntabwo biri anytime ntabwo ngiye ndi buvuga ati ngo ndakora Bible devotion over Maccabees. No, because there is no such thing as spiritual in the book of Maccabees, because it's more like Mateka. Okay. Thank you for. So nashaka kuvuga kitu ntabwo ari small differences like nashaka ikintu kiri big like between Muslims and Christians, ari nacyo cyatumye ngira ngo wenda ihindura kugira ngo wenda n'abantu badukurikira hano baze kuba
kubenefitinga baze kugira icyo Like, what do you mean by that? Like one big thing is what? I think our Muslims and the Christians twese twemera yuko like twemera Yesu tumuha icyubahiro but mu buryo butandukanye sinzi niba aho ubyumva turi kumwe ko numvise ko mu biganiro nagiye nkurikira byawe wagiye ko ari n'Isilamu ni ibintu nzi cyane ariko akemerwa mu buryo butandukanye. So I want me and you to use both Bible and the Quran, ariko tukibanda kuri Bible yawe ari nayo ubu ngubu uri gukoresha cyane. Harya wowe wemera ikihe gitabo? I have to know where you're coming from. You said you read both. Let's use both actually. Yeah. Ndashaka ko dukoresha ibitabo byombi despite igitabo nemera. Okay, yeah, that's fair. I'm a student. Good. Yeah. And I'm very welcoming, very understanding. Turagendana, don't worry. Who is Jesus kuri wowe? Kuri njyewe or according to the Bible? Because to me now though, it doesn't matter. Again, it doesn't matter nuko tujya gukoresha Bibiliya na Quran. Okay. Natekereza ko kwenda nkubajije ngo who is Jesus Bible ko ari gukoresha cyane nicyo gitabo cyawe ubu ngubu. Okay, according to the Bible, how ugendene kuri Bible nayo. Okay. Kugira ngo twirinde ibitekerezo byacu. Right. So Jesus is the eternal Son of God. New hierarchy in the Holy Trinity, and there is also you could cover Jesus if he is the Son of God, the eternal Son of God. He's the same essence or nature with God, so he's also God. You done? That's it? Mm-hmm. It's the Son of God. At the same time, God. At the same time, God. That's what the Bible says. Oh, not only that. Hari naho tuboneye ko Yesu niwe rembo ry'intama cyase akaba ari nawe akaba n'intama ubwayo yashenjaguriye ibyaha byacu. Hari n'izindi depiction niwe mushumba mwiza cyangwa se niwe mwungeri mwiza n'ahandi bigaragaza yuko Yesu kwizina zose zigenda ariko ni nyinshi. There are more titles. He's a son of man, mwana w'umuntu. So all those are titles. Ariko nyine navuze like nature, like in nature he is God. He is God, he is son of man. Do you have any objections kuri ibyo byose navuze? Ntaratangira wenda kugira kumusaba verses, references, tugiye gukoresha references, verses kugira ngo twirinde kuza. I am confused. What are you trying to learn? Are you here to oppose one thing? At least menye like what you don't get. Because verses I have them, I can just give them to you so you can check. That's very early beginning of before this is a program, not a debate. Okay. Ukamere kuri icyo wicuza nakabaye mbanza kukubaza n'indi bintu Yesu arabivuze. I'm sure ativuza bigiye. Sorry? Gusa mbere ko ntangira. Sorry, waravuze? Oya, aho ngaho waravuze ngo bakagombye kumbaza ibintu aho yabivuze. Nakabaye mubaza ahantu Yesu avuga ko ari Imana. And I'm sure you cannot give me that verse. I cannot or I can? You can't. I can't? Kuri ku mwanya wawe n'ujya gusubiza uri ubinsubiza. Okay, Alpha, why don't you just drop, like disconnect and hagukuyeho then kugira nakira abandi bantu, because I'm not here to argue kandi nawe wazamutse ngira ngo you're not arguing. Because what do you mean urashaka ko tuganira to having a conversation? You're saying I know you can't. What do you mean you can't? I thought you were here to learn.
because uri kumva ko njye ibyo ndi hano ndi gukora ari ubusa, or what I believe is wrong. No, I am humbly, respectfully asking you to drop yourself, not me dropping you or disconnecting you. Please do me the favor. I love you. I think you're not being honest. Thank you. Right, so the undi muntu uri buzamuke hano mani wa mugabo inshuti yacu katuzamure n'umuntu witwa Imana Nibaringa, because he's an atheist. Na wenda twigishije ibintu byo ba atheist sinzi nabyo mbizi. Nagusuje cyane, murakoze kunyakira. Urakaza neza brother, mbabarira sinavuga iryo jambo sindikunda ndikamwita umuvandimwe. Nta kibazo, ariko njye ntabwo ndi umwanteiste. Sorry, haryo bizera muki? Sorry, my bad. Njyewe nta kintu nizera, nyine njyewe ndi njyewe tu. Ntabwo njyewe nari nzamutse nshaka kukubaza. Okay, mbere yuko mbaza sinkubeshya, ntabwo nzi ko mfite ibisubizo by'ikibazo ugiye kumbaza cyangwa iki. Numva ntacyo mbiziho nshaka kugatereka nzane mbyigeho, kubera ko nzi ko uri umuntu uzi theory nyinshi cyane zo kutizera Imana, kandi njye ubuzima bwanjye bwose no kwizera Imana. Does that sound okay? Nanjye ndashaka ko nsangiza izo theory zawe, ndebe ko nanjye nakizera Imana. Si byaba byiza se? Ufite ibibazo bingahe? If you can keep it short, kuko ndi guha umwanya mutoya nyine ngo nkomeze nakire n'abandi. Okay, ngiye ikibazo ngiye nshaka kubaza. Ngiye ndemera ko Yesu ari Imana, nshingiye ko Yesu ni umwana w'Imana. Nimba Yesu ari umwana w'Imana, ubwo bivuze ngo wowe uri umwana w'umuntu, bihita biguhereza n'uburenganzira bwo kuba umuntu. None nkibaza, habaho Imana zingahe? Ikibazo ni cyiza cyane, sinzi niba nyumvishe neza. Uravuze ati Yesu ni umwana w'Imana bikamugira Imana, because it's in the essence, like nature yiwe. And nanjye kavuga uti ese nanjye niba ndi umuntu birangira umwana w'umuntu, hanyuma aho ngaho ise mbura connection yo kugaragaza ko ese ndi Imana gute, ngenje muri kategori noneho y'Imana gute? Oya, ikibazo urusha kutacyumvishe. Sorry, nsubiramo neza. Ndavuze ngo kubera ko tuvuge njyewe ndi umwana w'umuntu. Niba ndi umwana w'umuntu, tayari mba namaze kuba umuntu n'ubundi. Niba na Yesu ari umwana w'Imana, bivuze ngo umuntu abyara umuntu, ihene ikabyara ihene. Imana nayo ndumva yaba yarabyaye Imana. None habaho Imana zingahe? Ese ikindi Yesu kubera iki twajyaga tubona ahantu arimo arasenga ngo ari gusenga Imana, ahandi ukavuga ko Yesu ari Imana? Nyine naho ngaho nshaka kunsubize, nubwo zagaruka njye nibaza gake gake, nari ndashaka kuba umukristo. Imana niyo nyine uzi umutima wawe, ibasha no kumenya niba ibyo uvuze ari ukuri, ariko that's true. Niba ari uko ushaka kumenya ukuri uri hano, ndasenga Imana ifashe kubisubiza and mu buryo uri bubasha kunyurwa. So iyo tuvuze ko Yesu ari Imana na God the Father akaba Imana, tukavuga ngo kabera ko ari Imana, so hari icyo bita logical or fallacy dilemma. Ni ukuvuga ngo bumva yuko nyine ari Imana zitatu. Okay, ni Imana imwe ebyiri eshatu nizo turamya. So sinzi niba uri aware y'ikintu cyitwa persons. Persons ntabwo ari kuvuga umuntu nyine flesh. Oya, persons nyine ushobora kureba dictionary, I can pull it, ndi kugira nyine basobanure the concept of the personhood, like person. So nakuvuga ngo icyo twita ubutatu bwera nuko twizera in one Godhead, like Imana imwe rukumbi, as you can read in Deuteronomy 4:16, I believe, 4:26 I believe. Irashema o Israel inavuga ati ngo Israel umva ubwoko bw'Imana bwa Israel we, Imana yawe ni Imana imwe rukumbi,
gutyo gutyo. So twizera muri iyo Mana imwe rukumbi, so it's one Godhead, ariko within that one Godhead harimo 3 distinct persons. So ariyo tubonamo God the Father and Son and the Holy Spirit, Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. And iyo tuvuze bino rero, what does it mean? So iyo ubutatu bwera busobanurwa gutya nuko one God is not independent from one other God. So because it's three persons, so they have one will, they are co-eternal, like they are all eternal, like they have always been existed. In existence bahoze bariho, ariko it's still one God. And brother, impamvu ndi kuvuga gutya, like ndi kushaka kulayinga foundation kugira tubanze tubashe kumva, ntabwo twakumva ubutatu bwera as in 100%, because impamvu tutagomba ko God is infinite. So Imana ni nta tangira ifite, nta herezo igira, ariko se ngewe akramo cyangwa se wowe brother Imana ni baringa, no, kuki ndi kuvuga izina, okay, Imana whatever. So the thing is, izina gusa, izina rega ni izina ntago ari icyo umuntu ari cyo. buri kabasi nkwite baringa niba ntacyo gutwara. Okay, ntari aba ntacyo bitwaye nge izina. Kuko izina nzamwitaringa ntabwo anyita kose. Great. So the point nyine turi kuvuga nje nawe, we have a finite mind, ubwenge bwacu nyine bufite capacity runaka, nyine ntabwo twakishyira ku kigero cy'Imana, right? So Imana is infinite, noneho nje gukoresha ubwonko bwanjye buri finite kugira numve the complexity y'ukuntu ibayeho, ukuntu nyine like his nature. That means I can fall short, nta na kimwe nyine nabasha gukoresha as in my mind kugira nshyikire iby'ubu butatu bwera. So cyangwa se uko the existence of God or the being of God, not only me, n'undi muntu wari wese. So niyo mpamvu iyo n'observinze neza ibyanditswe nkareba ukuntu Kristo nyine yagiye abaho, he did not point to be the God exactly cyane nk'uko nyine abasilamu bashaka bavuga uti nyerekaho Yesu avuga yuko ari Imana or something like that. This is the way I see it. Yesu yaza kubabwira ati nje ndi Imana like all that attention yari kuba ari creatinga in the mind y'abantu bahari yuko he is God the Father, cyangwa se ya Mana nyine yahozanye n'abana b'Isirayeli bose, like if that makes sense, nyine agiraga atashyira mu mutwe yuko he is the God the Father. So niyo mpamvu I can recommend you igitabo runaka kugira ubasha kubibona, or not even kujyana mu bitabo byinshi. Iyo turebye Bibiliya ahantu hari very vivid, wenda nko muri Matayo 28:19 believe kubona yuko Kristo mu kuzuka kwiwe yaje abonekera abigishwe baravuga ati mugende mubatize isi yose, mubagira amahanga yose, mubatize mu izina rya Data na Mwana na Mwuka Wera. So iri zina, you see yuko ni one name, like it's izina, not amazina. So which also bring the fact yuko or the notion yuko there is only one God. So then iyo tugiye gusobanura ubutatu bwera, that's the view y'umukristo. We have one God, but in that Godhead there are 3 distinct persons, aribo bana batatu nyine, Father, Son and the Holy Spirit. And then you don't know tugiye kuvuga the essence ni nature. So nyine nko avuze ati ikibyara ihene aba ari ihene, ikibyara umuntu aba ari umuntu. So God begots the Son, nyine Imana ibyara umwana, ariko pana in the way we think it, yuko nyine afite the beginning, cyangwa se afite aha tangirira kubaho. Because the beginning ya Kristo ntibaho, nta tangiriro, nawe ni Imana from eternity. Icyo tubona nuko there is the beginning in his flesh, umubiri gusa, aho nyine tubona ko yanyuze muri Maria, his flesh only. Icyo kintu nyine kimugira umuntu nyine, or because hari icyo bita hypostatic union, yuko Kristo ntabwo yari fully God and fully man. I know that's a view abantu hano batabasha kumva abayisilamu, ariko that's the thing in Christianity we believe. So then iyo tuvuze yuko ari Imana, as in yuko umwana nyine Kristo ari Imana, nuko it's the nature, cyangwa se ukubaho kamere ya Kristo nyine ni Imana. And iyo nyine, and then ndumva aho ngomba gusubiza ikibazo cyacu ko vuga se uyu mwana umwana iba Imana gute. That's I think that's more understandable. Nubwo tabasha kubyumva, ariko that's the point, as you dusobanuye butatu.
Okay, ahantu ngirira ikibazo aho ngaho kuri ubwo butatu bwera, none ndibaza ubwo butatu bwera birashoboka ko havuyemo, uravuze ngo Imana n'ubutatu bwera, ese havuyemo, sindavuga iki, ndavuga kombi, havuyemo n'uzimwe byakomeza bikaba Imana cyangwa bigomba kuba ari bitatu bwera? Kuko ari ahantu uvuze ngo Imana data ifite itangiriro ngo ariko Yesu we ntago afite itangiriro, ariko njye nirefeye no kuri Bibiliya yanyu. No, you said no, they don't have any. Imana nta tangiriro ifite nta n'iherezo ifite. What do you mean? Okay. Noneho Yesu we, so Yesu icyo tubona nuko akamero ke k'umuntu nyine yazanye kuba yarafashe umubiri, yambara umubiri, we know yuko nyine yanyuze mu mugore Maria. That's also yuko we believe yuko Kristo yambaye umubiri nubwo yari Imana, yari ari muri flesh, like nyine yari afite umubiri ugaragara uyudafite. So niyo nyine bavuga ko icyo nicyo kiriho, as in his flesh, umubiri aribwo nyine wabona ko ufite itangiriro umubiri. Ariko nanone aho ngaho kugira ubone ko ibyo byumvikana no kuba ko ni imbuto ya Mwuka Wera, sibyo? And this Mwuka Wera nawe ni Imana, he has no beginning and no end. Ni imbuto y'Imana, like eternal generation. Sinzi nyine ni ikintu utabasha kumva kano kanya, ariko nukuvuga ibyo ngibyo bigaragaza his pre-existence. Nukuvuga yahozeho ntago atangiye, ariko mba yahozeho ntago atangiye ubu ngubu gusa, ahubwo icyo yambaye ni umubiri nyine, if that makes sense. Ndacyari kubaza none se ubaze ufite intention yo gusobanukirwa no kumva. Ndabaza ikibazo mfite n'umundi nyine, nkuko bavuze ngo wenda ushobora kunsubiza cyangwa nyine ukana mu bitarandevo, nabyo ndahari. Ariko njye ndakibaza gute niba Yesu ari Imana, niba Yesu yarabyawe, sibyo? Kandi aho umuntu avugira ko Yesu yabyawe ni igihe uvuga ngo Mariya yamubyariye, ariko muri Bibiliya turebye tubona uriya Yesu wabyawe na Mariya niwe Jambo. None ni gute ubwo buryo ntabwo ndi gushobora kubusobanukirwa, gute Yesu yabyawe, gute Yesu ari Jambo kandi Jambo yarahoranye n'Imana? Nyine ibyo bintu mba numva nazi uburyo kina. So Ringa, uburyo bwiza bwo kubigusobanurira, iyi ngiyi ntabwo ari ikintu kidasobanutse wenda ku bantu b'Abakristo. Yego nanjye ubundi iyi ni imwe muri aspect nkero mu Islam yanguraga cyane. In fact njye nangaga niyo mbona noneho bino bintu by'Abagatulika nyine kuri akonto babona baba bafite ibintu by'ibishushanyo n'imisaraba hariho Kristo, numvaga it was very like nyine mu twanje byarandyaga. Ariko this is how the Bible sees it. Nukuvuga uburyo Bible nyine birimo igaragaza ko it's not a foreign view. So reba ukuntu nyine atari ikintu nyine gitangaje nyine gisa nkaho kidashoboka. Kuvuga hari ibigaragaza prophecies zigaragaza yuko Imana izambara umubiri, like harimo prophecies nyinshi cyane. Kuvuga in my mind gusa reka nkwereke ikintu tugiye kuganira, sibyo? Noneho ngenda nkunyuzamo, hari igitabo bakita Two Powers in Heaven, cyanditswe n'umugabo Alan F. Siegel. Reba idea irimo hano ubasha kwimva tugendane. So nukore unmute kujya tukora unmute cyo tuganira kugira nyine ubasha kubyumva, ariko ni numva harimo nyiramubande ndakubwira. So kino gitabo I have the PDF of it, nshaka kwice kohereza ukakisoma mukono. So uri kumva iyo usomye hariya muri Deuteronomy bikwereka yuko nyizi bino jambo ndizi mu gihe burayerekana ndikubwira uko ryanditse. Handitse Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. No kuvuga ngo ndumva hagiye nyiramubande wabo umutinze gatoya. So irino jambo it's very clear yuko rikubwira yuko there is only one God, uri kumva. Ariko iyo ukoze exegesis ugafata rino jambo ukaritandukanya, ubona yuko harimo nyine harimo ikintu nyine cya plurality, harimo ikintu cy'ubwinshi, because ururimi rw'igihe urayikono rutangaje, like it's very vast ku buryo n'ijambo leta rimwe ibisobanuye umubare, leta rimwe ushobora kuyandika gasobanura umubare, gasobanura nyine characterism yayo, it's very deep. Sinzi ukuntu nabasha kubibasobanura mutari nyine
mudafiteho iyo preconception y'ibyo ndi kuvuga. So kuvuga ngo iyo bivuze gutyo tubona ko nk'aho havuze Yahweh Elohim bivuze God ariko in plural form. Kuvuga ngo ni nk'urugero iyo bavuze seraphim, umuserafi cyangwa se umukerubi, iyo urumva ko ari ikiremwa as in one, as in singular. Ariko iyo bavuze cherubim cyangwa se seraphim bihajemo plurality. So iyo niyo plurality ijemo hariya, kandi Imana iri kuvuga again he's one. Ahandi indi picture wabona ni nk'hariya mu ntangiriro ubona yuko nyine Imana yavuze ati let us make man, reka tureme umuntu. Bereshit in the beginning, right? So Genesis 1:26 ubona yuko noneho Imana avuga ati tureme bara umuntu nyine muza mu shusho yacu. And then you see that notion of plurality. So noneho ibindi bintu ukabona yuko in the Old Testament hari ahandi hantu wenda tuvuge nko muri Genesis 18. It's a very in notion iyo ubonye mu byanditswe bya kera nyine Old Testament, ukibaza ukuntu abayuda bayumvaga byabaga biri nyine mu mutwe wawe, ntabwo ubasha kubikurura ngo byumve, it doesn't make sense mu ruhe rugero. So uri kubona yuko Aburahamu asuwe na Yahweh kandi ari izina Imana yise ku giti cyayo, and Exodus 3 uri kumva. So ukabona ko Yahweh aje in visible form, uri kumva baringa. Yahweh aramanutse aje gusura uyu Abraham, sino kumusura gusa, baricaye baraganiriye baranasangiye. Then ukabona yuko again hari Imana, kuko hano ni muri context igihe Imana yari igiye kurimbura Sodoma na Gomora, and then you have the context yuko Bibiri kukwereka yuko then there is another God in heaven, Yahweh, imanuye umuriro iwumanura muri Yahweh uri hano ku isi. Okay, mbisomye nibwo wabyumva, noneho bamanura umuriro hano nyine hariya muri Sodoma na Gomora. So the point ni hano it's very vivid yuko uri kubona two powers, like hari Imana iri hano ku isi, hari n'Imana iri mu ijuru. Another reference irimo nakwicanye mu gitabo, it's the at the point hariya nko muri Daniel 7:13 and 14. Daniel ibice 7 umurongo wa 13 na 14 akwereka ko hari the ancient of the days wahozeho nyine, cyangwa se like the God the Father in a picture yicaye on the throne, and then iburyo bwiwe hari gisa nk'umwana w'umuntu. So that's again a clear picture in the vision nyine Daniel yagize yuko there are powers, cyangwa se hari different persons in the nature y'ubumana nyine. So niyo mpamvu yu Kristo rero kuza hano on the earth yahoraga like he's not referring cyangwa cyane ashaka guconvincinga in that same verbatim word of God, I am God, ariko he is God, because na wundi muntu ukiza ibyaha usibye Imana. And there are even words nkuko we abyivugira ko he's God, ariko to someone who can pick it up. So then we have this old view, which is also current. Muri Biblia, it's very obvious yuko hari two powers in heaven. So yes, and then noneho as a visibly as in ari guhamiriza ibyingibyo niyo mpamvu ubona yuko over points nyine muri Biblia ubona yuko avuga ati nimujya mujya gusenga muvuga ati data uri mu ijuru, all that ways, cyangwa se akavuga ati ngo nje ubonye data wabonye njyewe. And na Biblia ikatwereka ko Yesu he is the radiance of the invisible God, cyangwa se ni umucyo, is the imprint of invisible God, just a radiance, ni umucyo w'Imana itagaragara. Mbese kwa Kristo niwe Mana ibasha kugaragara. And again nyine ni byanditswe byinshi throughout the Old Testament bigaragaza nyine different powers, cyangwa se uburyo nyine hari like hari iyo nyine plurality of God niba ariko nabivuga. So nyine noneho bitangira ku making a sense in the New Testament then igihe Kristo yatangiye kuza. Niyo mpamvu yabatuka mujye musenga muvuga data, he is also praying, bikakwereka yuko impamvu if he is God ngo kwe cyasenga no kubera yuko he is submitting to God, because God is the God of all flesh. Niko nyine bibiri bivuga bati nyine Imana ni Imana ya buri kimwe cyose kiri hano ku isi, that makes sense, cyambaye umubiri. So again ariko that does not make him not to be God, but he is still in that essence or unity with God, of God.
so noneho again ukabona yuko Kristo noneho avuga ati basezeranyije isezerano rya Mwuka Wera, and then ukabona yuko nyine there is also introduction yuko usobanukirwa Mwuka Wera. Again uyu Mwuka Wera you will also find remnants ziwe muri Old Testament. Nk'urugero bivuze ati hariya Dawidi avuga ati ngo I told my servant something like that to sit on my right hand until I put your enemies under your footstool. Cyangwa ukabona I believe in Zaburi 110 ibintu nk'ibyo ngibyo, right? So there are remnants. I actually know muri Isaiah niho hano harimo a clear view y'ukuntu nyine hari God the Father and God the Son and the Holy Spirit. So over those things, so noneho bitangiye making a sense in the New Testament then. So Kristo nyine akaza introducing akagaragaza clear picture. You will also learn muri bino bitabo dufite bya New Testament, you will see uko church yakuze like what was the view, like n'impamvu habaho inzandiko nuko kibabaga bari kurwanya ihe view no kuko hazaga harimo izindi views za heresy zo kuvuga ati wenda Mwuka Wera si Imana ibintu nk'ibyo, then bakicara bakavuga ati no izi nyigisho n'izubuyobe cyangwa se ziri very wrong bakazirwanya. So the point noneho impamvu nandi kukubwira icyo gitabo I can recommend to you ko wagisoma. Impamvu ni ingi uyu muntu byandika no murabai ni kuvuga no Umwisirayeli ariko umumenyi wo ku rwego rwo kwigisha abandi. Abarabai baba bafite nyine ubumenyi like bwo hejuru cyane. So kuvuga we noneho yabaye mu Kristo ariko kuvuga uti this this Trinity aspect ku Bayuda ntago ari aspect tumvikana cyangwa se iri foreign iri kure cyane. We have remnants of it ahubwo nuko tutayibashije kwisobanukirwa. Okay, reka nkubaza akabazo wenda kanyuma ngiye sinzi ibyo ngibyo navuze ubyumvisha gute cyangwa se hano is it making any kind of sense? I don't expect you to be making a sense. Niyo mpamvu ndi kukubwira ibitabo or nyine ibyo by'ibitabo ibyo ikibazo ngiye kubaza kigendanye n'ibyo maze kumbwira kuko ngiyewe ndibaza niba Imana kugira ngo ireme, kuko bamuvuga yuko Imana yaremye ibintu byose, ijya kurema bino bintu byose nta bufasha yigeze ikenera, nta kintu na kimwe yigeze ikenera iyo yabikoze ku bwayo. None njye ariho mpita nibaza kubera iki noneho hazaza undi muntu uza kumbwira iby'Imana yakoze, kubera iki Imana izanuma ahandi bantu, kuki Imana ngiye itazanga inyigerereho, kuki nzajya gusaba ngo ibyo kuki nzajya gusaba ngo ibyo kuki nzajya gusoma ibyo bitabo ngo by'abamenyi abo bamenyi. I love that. Ndi bubasha kugusubiza muri kino kintu, and nushaka ufungure microphone wowe nakibazo ifungure tuganire. Kino kibazo umbajije n'undi muntu wese yacyumviraho. I think it's very relevant kugira nk'iki ngiki abantu bashobora kwibaza kino kibazo. Ubundi Bibiliya iri very clear ikwereka yuko umukristo cyangwa se umuntu wari wese doesn't matter. Okay, muting agato ndi kumva background noises. So Bibiliya itwereka yuko hari aspect ivuga yuko nyine umuntu udafite kwizera ntago abasha kunezeza Imana. That's very clear. Iyo nsomye icyo cyanditswe, it gives me a deeper conviction yo kuvuga uti okay, God is very just and holy, bro. Tugira muse tubonye Imana like we cannot live. Nukuvuga ngo again itanibuka cyashusho nyine ya Horebu, ukuntu bano b'Isirayeli bajya kwambuka nyine babonye Imana mu buryo budasanzwe, ariko still God did not reveal his face or anything. Ariko nyine even ni Imana yamanukaga igiye kuvugana nabo, like yabaga iri muri thunders and clouds, ku buryo nyine byari horrific view, ku buryo uwo nk'umuntu nkawe nkaringa nanjye n'abandi bose bari hano ba Kennedy bandi bose turi hano, if we were down there twaba dufite ubwoba cyane, ntago twakumva twaba ibaze nawe, because ubu ni ubutayu, it has always been dry, and then thunders ziri kuvuga, and there is harimo ishuheri nyinshi, harimo even some kind of storms muri your thunders, and ariko ni Imana gusa iri kuvuga, as in nyine hari agasigisigi or a reflection y'Imana iri hari ahantu, to the point reba ukuntu Abisirayeli noneho ari abanyabwenge. Aravuze ati babwira Mose, bambwira ati bro,
ntabwo ibi bintu tubyemera, ntabwo twebwe twajya guhagarara imbere y'Imana, ahubwo dushakire umumediator. Uri kumva, dushakire umuntu umuhuza ujya hagati yacu n'Imana. Imana igende umubwire, Abisirayeli baranabonye ko igende mubwire, noneho wowe uzutubwire nawe nta kibazo. So that kind of mediation again, because God is very, like, he's very holy. Ntabwo amaso yacu yamureba, ntabwo yacu mbese, like, it's that view nyine yuko Imana, he's very distinguished natwe nyine. And your point mbwira yuko God, if he was to come in any way, nyine, he cannot approach sin or sinful creature nkanje ukuntu mbyumva, ariko in his mercy he can do that. However, niyo twamubona nanone again muri your point nobone nandi kukubwira ringa umenye yuko in that same vision bano bantu bambukanye n'Imana, Imana ikagira uke ikafata iki inyanja itukura ikayitandukanya gutya bakanyuramo, ku manywa bakabona the pillar of cloud. Iyo cloud yabarindaga iki? Yabarindaga ubushyuhe bwo mu butayu bwa danje n'iki byose. Nijoro bakibonera pillar of fire, yabarindaga iki? Yabarindaga ubukonje noneho bwa bundi bwa danje bwo mu butayu. So these people babonye Imana ikora bino bintu, they still doubted him. Like none babwiye ati Aroni igihe Mose yari agiye kuzamura umusozi nko tubisama agiye kuzana amategeko, bafashe Aroni baramukonvince ngo turemera Imana bro. Aroni arashishikara bakorera a view ya calf, umwana w'inka, ikimasa noneho barakiramya. So you see yuko abantu, we have a perverted mind, ku buryo nyine kugira dushikire Imana ku, like, nyine your status y'iwacu bwacu mu mubiri, like, it's very, like, depraved. Wowe baringa urubona ko wiremeye Imana yawe nk'abaringa, mi nanjye n'abandi bantu bari hano, we have a notion of what God can be. And no, God also afite notion, he say I am who I am. Nje udafite itangiriro, udafite iherezo, njewe I hate sin, there is no sin in me, nta kintu na kimwe gisa nk'icyo ngicyo. So kuvuga ngo that's why bano bantu bari bakeneye mediator. And you mediator noneho iyo ukomeje ukamanuka, you see the role of mediation muri Kristo. He's a mediator, niwe high priest, niwe nyine mutambyi mukuru, nyine niwe muhuza w'Imana n'abantu. That's also what the Bible says. So noneho ko again to that point yuko nyine wowe ukeneye Imana kugira ngo imanuke direct zikubwire, ntago ari byo bikora ku Mana. Yabikora, ariko Imana ikenera umuntu wizera atabonye. As in, niko Bibiliya byita, like, kandi uko kwizera niko kumuvinga umutima w'Imana. So niyo mpamvu every day uko ubuzima bwacu ukuntu bubayeho, turi abantu bizera. Urakoze gukora unmute. Reka nanone nkubaze kino kibazo baringa, iyo ufashe moto ukava wenda Kicukiro ujya Sonatube centre, ese uhahaguruka ufite intego, wizeye mu mutima wawe yuko uri buhure n'impanuka? Baringa wakora mikoro yanze gufunguka none nje apana kumbaza nari nkubaje akantu koreshe mbwira, iyo uhagurutse Sonatube ugenda ahantu runaka, uba ufite mu mutima wawe, uba wizera yuko uri bukore impanuka cyangwa oya wizera yuko uri bugere amahoro? Mani njewe aka kanya nimba mvuye hano ngiye Sonatube, manzi ko ngiye Sonatube n'ibyo ngiye gukora mba nabipanze. Nyine icyo gutekereza icyo ngicyo nyine nje iyo ngiye Sonatube, kuko n'inco zose nagezeyo n'ibyo nangiye gukora ndabikora, ubundi biranga, ariko ngiye iyo ngiyeyo ngenda nzi ko ngiye gukora ikintu, nta bindi mba ndi guteganya. Niba mvuze ngo mvuye hano ngiye Sonatube, ari ibinjyanye Sonatube, ngenda nzi ko ibyo bintu ngiye gukora Sonatube biri bwakemuke nyine. Again, nyine nakubajije kubera ko reba nk'ubejo bude habaye impanuka, nyine biragenda kuriya kose, ntabwo ndi gushaka kugushyira mu bintu byinshi, nta nubwo ndi umuntu uri very logical cyane, ariko kindi kuvuga ubu okay, noneho wenda tureke ibyo ngibyo, ujye ukora any kind of investment, wenda ushora amafaranga mu kintu uvuga ati mu myaka 2 kiraba cyungutse gutya. Okay, ibyo ngibyo ku muntu wo mu financial investor
abazi ko ashobora kureba akavuga ati okay ndebye alpha iri ku isoko na projectinga n'iki byose ariko nawe aba ari mu cyizere ntabwo abazi ko iryo soko riza boostinga cyangwa se riza failing so navuga twese abantu cyangwa se reba nk'urugero iyo umuntu wenda ibyo urya iyo ugiye kubihaha muntu zo mu isoko cyangwa hehe ugenda ubihaha wizeye yuko ari ibintu bitari corrupt kubera yuko ushobora kugura ibihumyo bipfuye bikakwirenza da si bishoboka birashoboka ariko njye cya kintu nakubwiye n'ubundi ntabwo njye expecting a bad exactly uzi cyo ngicyo cyo kute expecting a bad nicyo ngiye niti cyizere ufite icyizere ahubwo wowe cyoroshye cyane kuburyo utajudging ibintu like on the look of it uragenda ugahaguruka kubera ko you don't have expectation y'ikintu kibi naho cyaba ariko nyine like umutima wawe nyine withholding your notion nyine ku ruhande in some ways ariko niyo mpamvu nkunze ukuntu uri positive cyane bati mba napanze nkagenda sonatibe nkakora ikingenye nkahava nuko yako nyine ufite n'icyizere cy'uko ibyo bintu first of all biri moving ufite icyizere cy'uko wa muntu uri buzuka uri bugende ukahamusanga hari ufite icyizere cy'uko ya business deal yawe urimo ahantu runaka nyine it will match chance bira matching biraza kugenda ariko nyine that's what I'm saying yuko icyo cyizere tukiberaho nyine like tubaho naho tutarealizing cyo tumenye yuko icyo turi kugendera ariko believe of icyizere cyane because no kugira uzamuke kuri live ntabwo uruzi ko ndi bukuzamura just already muri multi guest ariko nyine probably akram ari buze kunzamura tuganire so believe of icyizere nubwo it's practically turagikora tukigenderamo ariko ntabwo nyine tubifata umwanya ngo tubitekerezo cyangwa tuvuga ati okay iki ni icyizere that's the thing so Imana rero ikikora ku mutima ntabwo ari ko yo imanuka ngo ikubwire wowe tuyibona iri mu mucyo bitangaza mwinshi okay noneho Imana isa kwizera uriho because ibyo ngibyo ibaye bikorera buri muntu wese bro ubwo nyine isi nyine twata tubona ijuru rishyashya ariko God has his agenda agenderaho so it's moving Imana cyane no kwizera tutayibonye hahirwa wizera atabonye okay nacyo ndabaza akabazo wenda kanyuma none hagati aho ngaho ninde uhitamo kwizera Imana kuko uvuze ko Abisiraheli bizeraga Imana kuko ni nawe yahisemo nyine ngo ariko ngo nibwo bwoko yatoranyije kugira ngo imenyeshe abantu kiriho kari nayo none ninde uhitamo kwizera I love that uzi impamvu icyo kibazo umbajiranye kunze reka mubwire nubasha kumva kino kintu you will pick up something so kino kintu nanakiganiriye hejo hashize okay ndumva kwa kabiri so hari again this concept hari n'ukundi twari tukuvuga Imana ni Imana iri very just sibyo ku rwego nyine yarebye okay reba iyo turi gutekereza gutya reka mwereke ikosa rya mbere tuba turi gukora twizera yuko Imana yaremye isi iyi si iri populated like hari ikintu tutajya twibuka mu bitekerezo mwese abantu bari kuri live iyo utekereje nkuko nyine the point of view uburenze muri mind yawe utumva yuko Imana wala yari kwigaragariza abantu bose bayihari mu gihe runaka bose bakatabimenyera icyarimo akavuga burya hari Imana ariko Bibiliya hari iki bivuga hebyo ngibyo bivuga yuko ibintu byose bituma tugira preconception cyangwa conception mu mutwe yacu yuko hari Imana biri very plain hari icyaremye everything has a designer hari icyaremye izuba hari impamvu imvura igwa hari impamvu ubutaka bumeze gutyo that's like a conception of the mind yuko hari designer so noneho again kuri cyo rero kumbaza yuko God nyine impamvu yahisemo Israel kuki ninde wizera mind you Bibiliya uko tuyifite it's very vivid like ubungubu nakubwira hano wareba ko ati God niko Bibiliya itwereka ko nta muyuda nta mugiriki mbese nta mwisirayeli nta munyarwanda nta mwisirayeli nta mukongomani nta mwisirayeli naki so bose umwami wabo n'umwe so Imana wagenda mu byanditswe byose ahantu hose you have a notion of God which Imana aricyo God has intention yo kwihishurira abantu ariko ntabwo yihishurira ku kanya byuzuye nyine like every notion of revelation ko Imana ihishura it's progressive kubera yuko niyo mpamvu wamuganye nyine ntabwo umwana yaba akiri mutoya ahita yakira ibintu byose cyaremwe nk'ubu nkanjye hari ibyo ntarasobanukirwa kuri concept y'umwuka like hazashira n'igihe runaka wenda nk'imyaka ingahe mbone kubyumva if that makes sense so kuvuga ngo hari
every revelation ku bantu bose bizera Imana n'imyizere itandukanye, it's progressive. Iby'umwana abasha kurya, iby'umukuru abasha kurya, then umugabo w'ingimbi agashikama. So iyo niyo point rero. So Imana ijya guhita mu bwoko bwa Isirayeli, you will see yuko iyo nanone Judaism impamvu iri very very deep, nyine impamvu ndi kubivuga nyine kugira ngo mbe the concept irimo hano. Again, Judaism ni what, like it's a chain of narrative, nyine imeze gutya ni nk'umunyururu mbese w'abantu. You have abantu bafite but claiming the original like authentic story ya kurema. And then kubyo ushobora gutracinga even nibyo tubona mu byanditswe ukabona they kept the genealogies. Ushaka kuyibona ibiri traced kuva kuri Adam ukagera kuri Kristo. And then kubera ko God was being very intentional kuri kino kintu, no kuvuga ati hari isezerano rimwe yabahaye ari ryo Mesiya. And then iryo sezerano umva, these people are very expectant umuntu uzaza kubakiza wari wo Mesiya. They are tracing that and remembering yuko iki kintu uwo muntu azaba. So they are very intentional with in regards yo kumenya uyu Mesiya azaze. So niyo mpamvu reba ko Imana yafashe buno bwoko wori kwita bitekereza ko ari nk'ishyanga, ariko mind you bajya muri Egypt nyine bajyanwa nk'umuya nyine bano Jacob n'abana biwe bari umuryango w'abantu bakeya, approximately 70 people. And then bajya kuhava none Imana bacungura nyine bari bamaze kuba umuryango munini, actually bari batakitwa umuryango bari babaye ishyanga azi igihugu. Niyo mpamvu in Genesis 19, if I believe I'm correct, niho ubona yuko actually wait, muri Genesis ubona the view yuko noneho Imana yababwiye iti iri kubita actually in Genesis I think it's 19, I might be wrong, ariko aho ngaho uri kuvuga exactly hari kuvuga yuko ngo mwebwe n'abagize ishyanga ry'abatambyi bahoraho bese kugira mugaragaze my justice and wisdom. No kubera iki he's stressing that same prophetic thing yabahaye even mu ngobyi ya Eden, because there are remnants hariya ubona yuko Imana ifashe inyamaswa ikayikuraho uruhu ikambika bano bantu. That's the first prophetic vision nyine y'inshungu mu maraso nyine ikambika abantu. There is a prophetic salvation in that thing, ariko ntabwo babasha kubyumva. Ariko nyine that's the thing. Then ukabona yuko igeze muri nyine part yuko revelation iri gukomeza ikabaho, and then igahitamo buno bwoko bikaba igihugu kugira ngo specifically ikipinge rya sezerano numbaza ngo se kubera iki ngo hatariho ngo tahisemo abanyarwanda. It's part of the again kumenya ko abantu ahantu inkomoko zabo n'iki byose nicyo gihe abanyarwanda bari batarabaho igihugu cy'u Rwanda cyo kitarabaho. Again nyine that lineage keeping tracing prophetic lineage irakomeza iramanuka ikava mu buri bano b'Isirayeli. And then that's when you have Israel with Jacob kabona kafite abana 12, that will be the firstborn Reuben, hakazamo ba Judah, hakazamo abo ngabo ba Levi, hakazamo bano ba Isakari, ba Sheri, ba Gad n'abo ngabo bose. So and then it's very specific yuko ubona ko Bibiliya nko muri Mika ikakwereka yuko noneho uwo Kristo nyine that same prophetic lineage niyo bari ku keeping, bakakwereka yuko it's Imana mu buhanuzi ikagaragaza yuko uyu uzaba Kristo cyangwa uyu uzaba Messiah azavukira mu mujyi Bethlehem muri Israel mu muryango wa Yuda, something like that. So ni ukuvuga ngo Imana had the intention yo preserving ikintu kiri very core to the history of mankind ibitracinze mu muryango. Again impamvu nanone it is very clear, ntabwo biri limited ku muryango runaka wenda wa Israeli cyangwa iki kubera yuko you will see over the different times yuko Imana ivuga yuko uyu Mesiya naza abantu bose isi yose izakira agakiza, as in nyine people will get to know nyine bazabona salvation is in this man. So that's the whole point. Nagari kuvuga ati Imana ngo hari abantu yanze kwihishurira. No, he was very intentional with preserving this one line, like to trace it. Aribwo nyine ubona ko Kristo noneho abayeho. It makes sense. Sinzi niba ko kantu nshatse kuvuga niba ringa ukumvishije. Cyari cyo kibazo cya nyuma ufite giburekera ufata kuvugisha mukanya. Iminota mike cyane bigerageza gukoresha. So reka tuyara reka mbanze numve nabo njya kuvuga
mani biba byabaye byinshi urasobanura nyine umuntu akagira aho ngaho agatakara. Sorry. ndabyumva. Baringa, do you know the reason why I have to do that though? Nyine bamubwiye n'ikindi nyine nanone kunsobanura nyine njyewe kumbwira ngo ari imirongo yo muri Bibiliya isobanura ibi ngibi kandi nayo nzindi mirongo isobanura biri contraire. Kuko nanjye Bibiliya narayisomeye urumva. Wayo. None simba ndabona ndi gusoma Bibiliya ntabwo nigeze mbona impamvu Imana yahisemo Abisiraheli kandi njyewe numva ko Imana niyo yaremye abantu bose. Gute Imana yaje kugira ubwoko bwayo ikagira ubwoko butari ubwayo nyine aho niho again ahari natangire nkubwira iremwa ry'umuntu Adamu nyine ugakomeza ukabera tracing gutya. Naje nkwereke impamvu narenze iyi foundation no kugira nkwereke uburyo nyine hari the trace of genealogy. Bese hari ikintu genealogy kumva ni bese sogokuru wuyu abyara uyu, sogokuru wuyu abyara uyu, sogokuru wuyu abyara uyu, then papa wuyu bimera gutya. It's an intentional plan yo preserving a genealogy. And impamvu iki kintu kiri very important nuko ikintu impamvu kiri important nuko ko nabasha kubona kubwira ati twumva yuko Imana yatanze bese irema isi cyangwa se irema kurema kwayo isi yari populated. It's a wrong view. Habanjeho umugabo umwe ari we Adam, and then uwo nguwo agira urubyaro, then urwo rubyaro rurakura rugenda gutya. So niyo mpamvu ndikubwira ati then the genealogies are traced like gutya ku buryo usanga isezerano ryari rihari ry'icyo like the prophecy of uyu Messiah, you can easily trace it gutya hano hantu. Niyo the importance of ibyo ngibyo. So niyo mpamvu rero ndi kukubwira this idea yuko nyine hari umuryango, it's like buri muryango wose uko waba munini hari umwe cyangwa se hari umuntu wenda nk'imfura runaka ukumva Isaka ukumva uwo nguwo Yakobo, because it's being traced that genealogy. Yeah, that was the point. Ariko Rauf yaragiye kugira icyo navuga. Feel free. Okay, mbere na mbere Adams navuga Yesu navuga Imana, it's okay, no problem. Okay, umva nkubwire Yakobo sinzi ese Baringa n'izina ryawe simbizi ndikumva sinzi. So uburyo wenda Kram ari kugusobanuriramo ari kuguha ibintu bishobora kuba birenze ubushobozi bwawe bw'imitekerereze bitewe n'icyo ushaka kumva. Hanyuma sinzi ahantu ndi buhera mwahereye kare cyane, ariko ndashaka guhera wenda ukantu ka Bible na Quran. Bible uburyo yanditsemo n'uburyo Quran yanditsemo biratandukanye cyane. Mu bintu nagiye numva abasilamu bakomozaho barashaka kureba ibintu byanditse mu myizerere yabo, kubera ko bigishwa kwita ku byanditswe ndetse no kutagira ikindi kintu babihinduraho, bitewe n'uko ababyanditse badashaka nyine ko hari ikindi kintu kiza kubivangira. Kubera ko ubikora uwo mwuka uyobya azi neza yuko muramutse mukoresheje umwuka barimo Imana yabaremanye, Imana yabagirira ubuntu mukabasha guhishurirwa na byinshi birenze. Ibyo nibyo byabaye kuri Akram. Hanyuma rero Bible yo, yes, ndi kubanza gukora introduction kugira ngo ntaza kubitindaho, ndahita nkugarukaho, ndabyemera nakumvise. Hanyuma kuri Bible ni igitabo gikubiyemo inzira umuntu akwiriye kunyuramo agana ku gucungurwa nyuma y'icyaha. Nubwo harimo beginning yo kugaragaza aho umuntu ava, igihe harimo n'igihe kizaza. So no kuvuga ngo iriya ni life y'umuntu kuva yaremwa kugeza igihe azabonera ubugingo bw'iteka. Nuvuga ngo muri Bible niho muzasanga harimo ngo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ni rijyanye n'uko Imana yabanaga n'abantu igihe yirekanaga nk'Imana itagaragara. Noneho hari ikindi kijyanye n'isezerano rishya, aho Imana yacurunguraga umuntu ku bw'icyaha ishaka kumurokora, ikabinyuza mu kuzana Kristo mu isi kugira ngo yigaragaze nk'igaragara. Hanyuma hakaza kubamo n'ikindi gice n'ubundi nacyo kiri urebye gisa nkaho gifatiranye muri byose, yaba isezerano rya kera n'irishya, kijyanye n'amasezerano ajyanye n'aho umuntu azajya cyangwa se n'aho ubugingo bw'umuntu bwamaze guhabwa icungo aho buzaba buri. Ibyo tubyita ubuhanuzi, ndakeka na Quran igiye bivugaho. Ibyo ngibyo rwose mu byumve gutyo, ntimugakonfonde cyane Bible na Quran, kuko Bible na Quran rwose urebye ntaho bihuriye, sibyo? Hanyuma sasa rero nyakubahwa Baringa, kugira ngo wumve ubu butatu biragusaba iki? Biragusaba kubanza kumva ko
Imana mu bushobozi bwayo mu kwera kwayo, twebwe nk'abantu ntabwo dufite ubushobozi bwo kubasha kuyihishurirwa nk'ukwiri, kuko ni Imana iteye ubwoba. Umusilamu niwe ujya ukunda kubishimangira akavuga ngo nubwo atari byo nawe azabihishurirwa kubera umwuka, ajya akunda kuvuga ngo nta kisa nayo, mbese ayivuga nk'aho mbese irenze cyane. Ibyo ngibyo ndabikunda cyane pe, ni ukuri ni kwiri, irahambaye. Ni ukuvuga ngo rero nureba Imana mu bwiza bwayo, wowe mu bushobozi bw'umubiri wawe ntabwo uzabasha kuyibona. Rero kubera ko Imana ikuze ariyo yakuremye, izakora uko ishoboye kose kugira ngo ikwiyereke mu buryo wowe ubasha kubona. Ibyo bintu yabikoze kuva ku itangiriro. Ibyo turebesha amaso yacu bituzengurutse bitwigisha Imana, ndetse n'ubuzima bwacu busanzwe. Umubyeyi ubyara umwana ni ubuzima bw'ubumana n'umuntu, nta kindi kintu gitandukanye. Reka mpite njya kuri icyo kintu cya family. Ubwo ndahita nsimbukira ku kibazo cyawe kijyanye n'uburyo ngo Imana ngo umuntu ngo ntago wumva uburyo ngo Imana, sinzi ukuntu wakibajijemo, ariko ni ikindi ndagira ngo ngigusobanurire gutya, wenda uraza guhita ubyumva. Nk'uko umubyeyi abyara umwana, uretse gato wenda urahita ucyumva, ndabizi urahita ugisubiza kuko nabipanze ku murongo nabyumvise. Umubyeyi yabyaye umwana akiri muto, sibyo? Iyo umwana akiri muto ababona se nta wundi umuruta, nta kiruta we, mbese nyine niwe ababona imbere ye nk'umuntu urenze, kuko akiri muto. Ibyo ngibyo bishatse gusobanura ngo ni ishusho. Nabwo ngo ibintu byose bitwigisha Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ukiri muto kugira ngo usobanukirwe Imana mu bumana bwayo birakugora. Ni ukuvuga ngo rero iso wawe abasha kukwereka ibingana n'uko ungana, akakwereka, akakuzana udukinisho, yakuzanira indege ukumva urishimye ukumva irahagije, ariko kuko ntabwo uzi indege mu by'ukuri mu ngano yayo, ntabwo uzi ko ari cya gikinisho yakuzaniye. Uko ugenda ukura niko ugenda uhishurirwa, cyangwa se niko ugenda usobanukirwa uko data wawe angana cyangwa se ubushobozi afite. Nibwo ugenda umenya ko hari abamurenze, mbese nyine kwa gukura kwawe. Uko nguko ni nako rero umuntu abanamo n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana uko turushaho kuyegera niko tugenda tuyimenya kurushaho. Uko turushaho kuyijya kure niko tutabasha kuyimenya. Ni ukuvuga ngo rero nituzajya tukubwira ngo Imana, abasilamu tujya tubabwira ngo Imana, yego turabyemera ko ari intumwa, ntabwo turavuga Yesu turabyemera ko ari intumwa, yego ni intumwa pe, ntabwo twabihakanye. Ariko nituvuga ubumana bwe tukavuga nuko nguko ari umwana w'Imana, ntimugahite mwumva ko tuhise twangiza imyizerere yanyu, ahubwo mujye muhita mugira amatsiko, muvuge ati se uyu nguyu iri kuza tubwira ngo ni Imana abikura ese kuki avuga ko ari Imana? Mu gihe utari kubasha kubishyikira, utega amatwi ubyumve. Noneho niyo Mana yawe, niba koko wizera ko ari Uwiteka, iyo ngiyo itagira igisa nacyo, uba uretse kuvuga Yesu nta kibazo, ahubwo uyibaze utese ko nahuye n'umuntu mpishurira amenye ibyo yamenye, kuko niba koko biguturukaho ni ukuri Imana izagusanga, kuko izaba yabonye umuhati wawe, sibyo? Ikindi cya gatatu nshaka ko mumenye nkahita nsorezaho, nk'uko umubyeyi ashobora kubyara umwana hanze, uwo mwana agakurira mu yindi famiye, noneho agakura arerwa n'undi mubyeyi. Uko nguko niko ubusilamu bwagenze, noneho bakarererwa ahandi bazi ko uwo nguwo ari we se wabo, bajya babaha amakuru ya data wababyaye nyirizina wa DNA, bakumva ntabwo bishoboka. Kugira ngo uwo mwana rero azisanishe na se, nuko uwo mwana atega amatwi se umubyara, akamenya, akabaza nyina, akavuga ati ese mama koko data wanjye ni uwuhe? Ibyo rero biba ku karago k'isengesho. Twagiye, uri kubyumva nyakubahwa? Ibyo ngibyo bari byo ujyana, ndi kuvuga baringa, ibyo ngibyo bari byo ujyana. Ntabwo ndi kukumva, kuko wambwiye ko waje nyine wabishyize ku bintu ugiye kunsubiza, ariko ibintu uri kunsubiza ko njyewe ntabwo ngeze nzano nje kwibaza kuri Bibiliya no kuri Korani cyangwa kuri Isilamu no kuri Christianity. It's okay. Rauf ikintu ugiye kumfasha gukora ibintu wapanze kuvuga, njye ni byiza kubyumva, ahubwo uri kunyubaka mukuru nyine like a clear picture. Ndi kwanga kubigira big kugira ngo ntatinda, niyo mpamvu navuga ko kumfasha
fata ikintu kimwe like ibyo bitekerezo wari ufite kora conclusion nziza ku buryo uri kubasha gucommunicatinga n'umuntu nguyu baringa exactly okay reka mbwire baringa gusa kuko njye ntabwo ndo uri kunsubiza ngo wajya njye naje nkubwira ko mfite imyizere ya Kisilamu oya nuko haza abantu benshi baravuga okay nta kibazo ngaho mbwira baringa ikibazo ufite ku Mana ni ikihe njye nzagushubiza ijambo kurindi byoroshye cyane pe muri teori yawe mu buryo bworoheje baringa ntumusubize inyuma ntabwo nifuza ko asubira inyuma ntabwo twajyanye twari turi no kujyana yaragize ku kibazo cya nyuma urumva we ibyo yavuga yari yabisoje niyo mpamvu nagiye mfata umwanya nanjye wo kumusubiza ariko wenda wowe muhe kora conclusion nziza wamuheza ukamubwira ati nyine impamvu kwizera mu Mana ari ingiyi nibyo yasoreje reka basi mvuge kuri iki cyo kwizera yasorejeho sibyo ubundi wenda nabasoreje aho ngaho nta kibazo n'abandi bakaza Bariam twahoze tuganira hariya hepfo nongera asubiremo ikibazo cyo kwizera yari afite ngiye ikibazo cyane nibajije ngo ninde uhitamo kwizera yego ninde uhitamo kwizera ahantu nageze network yawe niyo yasinzima muri kuri gacika ndakumva ninde uhitamo kwizera Imana n'iki yagendeyeho ijya guhitamo ubwoko bwayo n'ubundi bwoko butari ubwayo yego ikibazo nahita mbaza okay ariko baringa bisi yose mbere yuko urawufa gusubiza kiriya kintu navuze naruhiye ubusa cyo kukumvisha the genealogies kugira wumve yuko Imana yaremye Adamu gutyo then because wowe ufite igitekerezo cyo kwita wumva yuko Imana yaremye abantu ari benshi hanyuma igahita ifata specifically ubwoko bw'Abisirayeli which is wrong. Okay bari no kuvuga ngo Imana yaturemye turi beza bro tugiye muri Bibiliya kuko wowe ibyo numbwira uwadamu tugiye muri Bibiliya turasanga yuko Imana ntabwo yaremye Adamu se muntu wa mbere tugendeye muri Bibiliya kuko n'ikimenyimenyi twabibonera kuri iriya nkuru ya Kayini cyagiye amara kwica Abeli bigaragara ko ngo yahise ahungira ngo mu gihugu ngo Kinodi ngo agasanga yunga umugore ngo akamutwika inda ari wita bibaza ese igihugu ni ibiti n'amashyamba none niba Adamu na Eva ari bo bantu ba mbere Imana yaremye so ikintu uri kuvuga ndakizi icyo uri kuvuga so iyi ngiyo bayita pre-Noahic I can clarify kuri ibyo ngibyo nashaka kumva icyo agiye kuvuga ndi kukigushakira ariko ikintu uri buze yuko Adamu atari we umugabo wa mbere because I think uri quoting one midrash rabba the second if I'm not mistaken nshaka kumenya exactly igitabo uri kubikuramo because I have some n'ubumenyi butari bwiza kuri ibyo budanahagije ariko ahantu uri kubikura ni hehe bikubwira yuko uyu Adamu atari we muntu wa mbere Imana yaremye because I believe in muri midrash rabba naho reka nsobanure kwizera naho ngaho Gahini amara ahunga akajya mu gihugu Kinodi ngo agasangayo itangirira genda ndashaka gusubiza ku kwizera kuko kwizera ntago biri buze gusaba ko ari Adamu cyangwa waremwe mbere cyangwa waremwe nyuma umva nkubwire umuntu genda ndibuze kwibanda ku kuvuga umuntu sibyo bari ndibuze kuvuga umuntu yaremwe ari mwiza noneho aza guhumanywa n'umubi ari we Satani icyo ngicyo kintu cyabayeho cyatumye umuntu ata ubwiza bw'ubumana Imana yari yaramuremanye bituma ahinduka ikivume imbere y'Imana cyangwa se bituma amera nkaho ari wa muntu nk'umwana w'ikiraro ubundi Bibiliya igenda ibihishura mu buryo bwinshi ariko byahise bituma nyine atongera kuba wa mwana Imana yishimira aho ngaho urabyumvise hanyuma rero ibyo ngibyo bimaze kuba hahise habaho uburyo Imana yatekereje avuga ati uno muntu ararenganye arashutswe kubw'imbaraga nkeya kandi ashutswe n'ikindi kiremwa cyanjye reka mbivuge gutyo ko Satani nawe yaremwe n'Imana none bizagenda gute kugira ngo uno muntu nongere mwigarurire abo wanjye koko sibyo nkuko yahoze turi kumvikana baringa ndashaka kugenda gake noneho
ujye uvuga yego cyangwa hoya kugira ngo twumve ko turi kumwe. Sorry gato reka barinda mugufashe reka bari ntabwo ndi bwavuge yego rwose. Okay so ntabwo urabyumva na n'ubu. Okay sorry gato ntabwo ndabyumva nyine ndi kumva uri kunsubiramo ibintu n'ubundi bansubiriyemo njye ntabwo ariko ndagera ku kwizera kuntu kwaje. Ikibazo ndi kubanza guhera mu mizi kugira ngo wumve kuko utazi yava ntamenye yajya. Ndavuze ikintu nari kigusabye ikintu cyumvikanye sinzi niba wacyumvishe umfasha kugira tuze gufata umwanya tukumve na Liam n'abandi wowe muhe package imwe kinatekereza. Yego kwizera ni umuntu ubwe uguhitamo kubera ko twamaze guhitamo icyiza n'ikibi. Twamaze kwemera guhitamo icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo dufite ni twebwe ubwacu twizera ko tugomba kubaho cyangwa se ntitubeho rwose. Ibyo ngibyo ni twebwe ubwacu tubikora. Ndumva aricyo ngicyo mu ijambo rimwe.